Igice cya mbere ya ovulation umuriro uba uri hasi. Igice cya nyuma ya ovulation bitewe na wa musemburo witwa progesterone umuriro ujya hejuru ku buryo ubonamo ibice bibiri, umuriro uri hasi, umuriro uri hejuru. Ikaze kuri Twimenye na Bwiza. Uyu munsi ni igice cya gatandatu mu biganiro by'uruhererekane bivuga uburyo wareba ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bw'umugore, ukabikoresha ureba iminsi amahirwe yo gusama ari hejuru ndetse n'iminsi umugore atasamiraho. Ikiganiro cy'uyu munsi turavuga ku muriro umugore abyukana. Umugore ufite imisemburo ikora neza atanakoresha uburyo bwa kizungu bukoresha imisemburo, iyo aryamye agasinzira akaruhuka byibuze amasaha 3 nijoro, umuriro w'umubiri we uragabanuka. Uwo muriro mu cyongereza bawita basal body temperature. Ni umuriro ubyukanye nyuma y'uko wasinziriye nijoro ukaruhuka. Gupima uyu muriro buri munsi bishobora guha amakuru utavana ahandi ku bijyanye n'uburumbuke bwawe, ku bijyanye n'ukwezi kwawe, nimba ari ukwezi gusanzwe cyangwa se ari ukwezi kurimo ibibazo. Gupima uyu muriro buri munsi, buri mu gitondo ubyutse, bishobora kukubwira nimba mu kwezi kwawe hajya habaho irekurwa ry'igi, kubera ko twabonye ko kujya mu mihango bidahagije, umenye yuko umubiri wawe ujya ugera igihe ukarekura igi, hakabaho ovulation. Gupima uyu muriro bishobora kukwereka iminsi myiza yo gukora imibonano mpuzabitsina utiriwe ukoresha ubundi buryo nk'agakingirizo. Birumvikana hagati y'umugabo n'umugore, kubera ko iyo ukoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutashakanye ni byiza ko wirinda udatwite, ushobora no kwandura izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Ariko ku bashakanye umenya iminsi myiza yo kuba wakora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi utikanga kuba wasama mu gihe uri kwirinda gusama. Gupima umuriro buri mu gitondo uko ubyutse binagufasha kumenya igihe imihango yawe izazira. Iyo wamaze kuvuga uti ovulation yarangiye, urebye ku muriro upima buri munsi, ushobora no guhita umenya igihe indi mihango izazira habura nk'ibyumweru 2 ngo imihango ize. Ikindi kandi kinakomeye, gupima umuriro buri mu gitondo bigufasha kumenya indwara zitandukanye ushobora kuba urwaye zijyanye n'uburumbuke. Ukaba wamenya uti iyo irekurwa ry'intanga ryabaye nyuma ya ovulation, iminsi iri kuva kuri ovulation kugeza indi mihango itangiye ireshya gute. Iyo ari mike haba hashobora kuza ibibazo mu gusama, ku inda zajya zivamo. Ushobora kandi no kumenya ko ushobora wenda kuba ujya utwita ariko wenda ndikavamo ifite iminsi mike ku buryo utatandukanya karinda se cyangwa ari imihango ije. Nabwo upima umuriro ushobora kubona ko ushobora kuba utwita ariko inda zikavamo zikiri ntoya. Ni ibintu byinshi ushobora kumenya upima umuriro ubyukana buri mu gitondo, tuzagenda tubigarukaho nyuma. Bapima umuriro babyukana gute? Mu gupima uyu muriro birumvikana ko ukoresha thermometre. Ni byiza gukoresha thermometre yabigenewe ipima umuriro ubyukana, umugore abyukana. Ushobora gupima upimye mu kanwa munsi y'ururimi, ushobora kwinjiza thermometre mu myanya myibarukiro, ushobora no kwinjiza thermometre ahasohokera imyanda ikomeye inyuma. Ariko birumvikana ko mu gihe nta kindi kibazo, nta zindi mpamvu ufite wumva zumvikana wajya gukoresha aho handi habiri, birumvikana ko mu kanwa ariho horoshye kandi habangukira abantu benshi. Wamaze kubona thermometre ukoresha, ni byiza gupima umuriro ubyukana buri mu gitondo nta kindi kintu urakora. Nta kindi kintu urakora biravuga uraba ukiri mu mashuka ukiryamye, uwo muraranye ntago ari byiza kumuvugisha, ntago umuvugisha, ntago ubanza gusenga, ntago ubanza kureba muri telefoni, ntago ubanza kugira ikindi cyose ukora. Ni byiza ko ubanza ugapima umuriro ubyukana. Ibyo bifasha ko kubera ko uko ukora ibindi umubiri ugenda ugira impinduka, umuriro ukaba wahindagurika. Ni byiza ko ufata umuriro ubyukanye nta kindi kintu urakora. Ikindi ni byiza ko ugerageza gufata umuriro ku masaha amwe. Nimba ubyuka saa 1:15 ukajya upima umuriro saa 1:15,
Birashoboka ko wafata umuriro mbere y'iminota 30 cyangwa nyuma y'iminota 30, bivuze ko nimba ufata saa moya n'igice, kuva saa moya kugeza saa 2 ukaba ushobora gufata umuriro. Ariko bigushobokeye ni byiza cyane yuko ufata umuriro saa moya n'igice igihe cyose. Ni byiza ko uba uzi gukoresha neza termometre ukoresha. Termometre nyinshi zizana n'amabwiriza yuko bazikoresha, ariko inyinshi iyo washyizemo zikamara gupima umuriro zagejeje ku muriro ufite, zirasona ukabyumva ukabona gukuramo. Icyiza cyo gukoresha termometre zabigenewe, ziba zinafite uburyo ki umuriro zipimye ugumamo, niyo yaba yazimye iyo uje ukayicana urongera ukareba ukawubonamo ukaba wawandika, mu gihe udashaka guhita ureba muri telefone ngo wandike mu gitondo cya kare, ukawubikamo nyuma ukaza kurebamo ukabandukura igihe uboneye umwanya. Iyo wabikoze neza uba ushobora kureba ku gishushanyo wakoze ugenda wandika imiriro ubyukana umunsi ku munsi, ukaba wabonamo ibice bibiri. Igice cya mbere ya ovulation umuriro uba uri hasi, igice cya nyuma ya ovulation bitewe na wa musemburo witwa progesterone umuriro ujya hejuru ku buryo ubonamo ibice bibiri, umuriro uri hasi, umuriro uri hejuru. Nakomeje kuvuga ngo ni byiza ko ufata umuriro ku masaha amwe, kandi ni byiza ko wasinzire byibuze amasaha 3 nijoro mbere yuko uwufata. Ariko ibintu byinshi bishobora kuba, ushobora kuba waraye ahantu hatandukanye naho usanzwe urara, ukaba wagiye ahantu hakonje, ushobora wenda nimba ubyuka saa moya n'igice nka saa 12 washatse kujya kwihagarika, wabyutse uragenda urongera uragaruka. Ibintu byinshi bitandukanye, waraye wenda unyweye ku nzoga bishobora gutuma umuriro ubyukana uhinduka. Ni ibintu byinshi cyane, ariko imibiri y'abagore iratandukanye. Hari abantu bamwe na bamwe bashobora kurara ahantu wenda hakonje cyane ariko ntibigire icyo bihindura ku muriro abyukana. Hari umwe ushobora kubyuka mu gitondo nka saa 12 akajya mu bwiherero akihagarika agasubira kuryama, saa moya n'igice zagera agafata umuriro, ntibigire ibintu byinshi bihinduraho cyane. Bivuze ko ni byiza ko ufata amezi ahagije kugira urebe uko umubiri wawe witwara. Iyo umaze kumenya umubiri wawe, bigufasha noneho kuzakoresha amakuru ubona mu gufata umuriro ubyukana buri mu gitondo, ukayakoresha wizeye neza ko ibyo ureba ari byo kuri wowe, ukaba wabikoresha mu gihe ushaka kwirinda gutwita, cyangwa se mu gihe ushaka kumenya uko ubuzima bwawe bw'imyororokere buhagaze bitewe n'amakuru umuriro ubyukana aguha ku bibazo bimwe na bimwe ushobora guhura nabyo mu buzima bw'imyororokere bwawe. Naha dusubiye iki kiganiro cy'uyu munsi, murakoze murakarama, naho utaha. Bye.